Ndabasuhuje. Pi Network iri kwitegura gushyira ahagaragara ikoranabuhanga rishya ryo kumenya umwirondoro w'umuntu hifashishijwe imiterere y'inkuta z'insinga cyangwa imirongo yo mu kiganza. Ni intambwe ikomeye cyane mu guhindura uko imiyoboro ya blockchain yemeza identite n'umutekano. Nk'uko amakuru yatanzwe na PiCore Team, iyi sisiteme nshya izasesengura imiterere y'imiyoboro y'amaraso n'imigongo yihariye yo mu kiganza cy'umuntu ikoresheje ikoranabuhanga rya biometrics ridakenera gukoraho. Ubu buryo bufatwa nk'ubugoye cyane kwigana ugereranyije no kumenya isura isanzwe, bigashyira Pi Network mu cyerekezo cy'imbere mu guhanga udushya mu bijyanye na biometrics muri Web3. Ibi si upgrade ya tekinike gusa, ahubwo ni ihinduka rishingiye ku cyerekezo Pi Network ifite ku bijyanye n'uko identity ya digital igomba kuba imeze mu isi ya decentralized finance. Mu gihe ekosisitemu ya blockchain igenda yaguka, ikibazo cyo kwemeza ko uyitabiriye ari umuntu nyakuri hatifashishijwe inzego zigenzura cyangwa se abahuza gikomeje kugorana. Kumenya umwirondoro hifashishijwe imiterere yo mu kiganza bishobora guha Pi Network ubushobozi bukomeye bwo gukemura iki kibazo mu buryo burambye. Bitandukanye no kumenya isura gushingiye cyane ku by'amaso abona hanze. Kumenya imiterere yo mu kiganza kwibanda ku bimenyetso byimbitse by'umubiri. Imiyoboro y'amaraso iri munsi y'uruhu n'imigongo igoye yo mu kiganza ni ibintu bidasubirwaho kuri buri muntu, kandi bigoye cyane kwigana. Kuba ubu buryo budasaba gukoraho kuri telefone bituma bunongera isuku, kugerwaho n'abantu benshi n'uburyo bwiza bwo gukoresha, bigatuma buba bwiza cyane mu gushyira mu bikorwa ku rugero runini. Kuri Pi Network, gukoresha ikoranabuhanga bihuye neza n'intego yayo yo kubaka network ishingiye ku bantu nyabo. Kuva yatangizwa, Pi Network yagiye yitandukanya n'imishinga ishyira imbere anonymity cyangwa kwihisha idafite uburyo bwo kubazwa ibyo ikora. Guhuza kwitabira network n'ibiranga umuntu nyakuri bigamije kubaka ekosisiteme irwanya bots no guhangana n'ibitero by'ubujura ku makonti y'abapayoneri. Ingaruka ziri koranabuhanga muri Web3 ni rinini cyane. Imiyoboro myinshi ya decentralized finance iracyahura n'ikibazo cyo kwemeza imyirondoro iranga umuntu, bigatuma imibare y'abayikoresha yiyongera mu buryo budafite ishingiro, bikagabanya ubuziranenge bw'uko ifaranga rikoreshwa. Kumenya imiterere yo mu kiganza bitanga urwego rushya rw'umutekano rushobora guhindura uko identity ya decentralized finance igomba kuba imeze. Nirishyirwa mu bikorwa, Pi Network ishobora gukomeza kuba decentralized, ariko ikanamenya ko buri kwitabira guhagarariwe n'umuntu umwe nyakuri. Mu buryo bwa tekinike, ubu buryo bwo kumenya umwirondoro buhuza ibimenyetso byinshi bya biometrics bigakorera mu murongo umwe wo kwemeza identity. Imiyoboro y'amaraso yo mu kaboko iba iri imbere mu mubiri kandi ntigaragarira amaso, bigatuma kwigana bigorana cyane. Imirongo yo mu kiganza nayo yongeramo urundi rwego rwihariye, bigakora sinyatire ya biometrics ikomeye cyane. Ibi byose byahurizwa hamwe bigatanga profile y'umuntu igoye cyane kwigana hifashishijwe uburyo busanzwe. Icyemezo Pi Network yafashe cyo kwinjira muri iri koranabuhanga kigaragaza ko hari ingaruka nziza zigiye kumira icyo bita ubujura ndetse bikazana umutekano. Mu gihe kumenya isura byamenyekanye cyane n'uburyo bwo kwinyuramo bugenda butera imbere, harimo deepfake n'ifoto zifite resolution yo hejuru. Kumenya imiterere yo mu kiganza byongera cyane urwego rw'imbogamizi ku bashaka gukora uburiganya, kuko bisaba ibikoresho bikomeye no gusesengura k'umubiri bigoye gushyira mu bikorwa ku rugero runini. Ku ruhande rw'abapayoneri, gusikana ikiganza mu buryo budakenera gukora kuri telefone bishobora gutanga balance nziza hagati y'umutekano n'uburyo bworoshye. Bitandukanye na fingerprint isaba gukoraho, ubu buryo bukorera ku ntera nto, bikagabanya kwangirika kw'ibikoresho n'ingaruka z'umwanda, ariko bukagumana ubushobozi buhanitse. Kuri network y'isi yose nka Pi Network, usability ni ingenzi kimwe n'umutekano. Uretse KYC isanzwe, kumenya imiterere yo mu kiganza bishobora gufungura izindi serivisi nyinshi muri ekosisiteme ya Pi Network. Identity yizewe ishobora gukoreshwa mu matora yo kuri blockchain, kwinjira muri decentralized applications no mu zindi serivisi zisaba urwego rwo hejuru rw'icyizere.
iyo buri gikorwa gihujwe n'umuntu wemejwe, network ishobora gushyiraho modeli z'ubukungu na governance zikomeye kurushaho. ubu buryo bushobora no kugira ingaruka nziza ku bijyanye n'amategeko. mu gihe za leta zitandukanye ku isi ziri gukaza igenzura ku mitungo ya digitali, imiyoboro ifite framework ikomeye ya identity ishobora kugaragaza compliance mu buryo bworoshye. nubwo Pi network ikomeje kuba decentralized, biometrics iteye imbere ishobora gufasha guhuza iby'amategeko asaba n'amahame ya Web3. ni ngombwa kumenya ko Pi network iri gukora ubushakashatsi kuri ubu buryo nk'igice cy'icyerekezo kirekire, atari nka feature y'igihe gito. ikoranabuhanga rya biometrics risaba kwitonda, igeragezwa rikomeye no gusuzuma ibibazo by'imyitwarire n'uburenganzira bw'abantu. ibibazo bijyanye no kubika data, umutekano wayo n'ubwumvikane bw'abapioneer bigomba gusobanurwa mu mucyo. uburyo Pi network igenda mu byiciro bugaragaza ko ibi byitabwaho. gushyira imbere ikoranabuhanga rishingiye ku muntu bishimangira strategy ya Pi network yo kubaka blockchain ishingiye ku bantu aho kwibanda gusa kuri token. ibi bituma Pi network yitandukanya n'isoko rya crypto ryiganjemo speculation n'amagambo yo kwamamaza gusa. abasesenguzi b'uru rwego bagaragaza ko imishinga mike ya blockchain yiteguye kugerageza biometrics ku rugero runini kubera impungenge z'ubwigenge n'ubwihisho. ariko filozofi ya Pi network igaragaza ko identity ikomeye itavuguruza decentralization iyo yubatswe neza. ikibazo kiri mu kurinda ko data za biometrics zidahinduka igikoresho cyo kugenzura abantu mu buryo bwa centralized. nk'uko bigenda ku ikoranabuhanga rishya ryose, hari ibitari byamenyekana neza. ubu buryo bugomba kwigaragaza ko bukora neza ku bantu batandukanye, ku bikoresho bitandukanye no mu bihe bitandukanye. amakosa ashobora kugira ingaruka ku burambe bw'abapioneer aramutse atitaweho byateza akaga. ariko nanone ibi byerekana akamaro ko kubanza kugerageza neza mbere yo kubushyira mu bikorwa ku rwego rwagutse. iyi nyandiko ishingiye ku makuru ahari ubu, kandi ibisubizo bya nyabyo bishobora gutandukana uko Pi network igenda itera imbere. imikorere ya tekinike, uko abapioneer babyakira, ndetse n'uko inzego z'amategeko zibyakira bizagena ingaruka ziri ikoranabuhanga mu by'ukuri. icyakora icyerekezo kirasobanutse. Pi network iri kurenga ibisubizo bisanzwe mu gukemura ibibazo bikomeye bya Web3, kwemeza ko uri umuntu nyakuri utangije decentralization. kumenya imiterere yo mu kiganza ni igerageza rishingiye ku butwari bwo gushaka iyo balance. nibiramuka bitanze umusaruro, bishobora gushyiraho urugero rushya ku miyoborere ya blockchain y'ejo hazaza, bikagaragaza ko biometrics igezweho ishobora kubana na decentralization, igafasha kubaka icyizere ku rugero runini hatabayeho gusubira mu kugenzura kwa decentralized platforms. kuri Pi network, iyi n'indi ntambwe ijya mu cyerekezo cyo kubaka ekosisiteme ya Web3 ikomeye, yizewe kandi ishingiye ku ikoreshwa rifatika. mu gihe uruganda rwa crypto rukomeje gutera imbere, udushya nka Palm Print Authentication dushobora kuba ingenzi cyane kurushaho. muri uwo murongo, igikorwa Pi network yakoze si upgrade ya tekinike gusa, ahubwo ni itangazo rikomeye ko hazazaho imyirondoro y'abapioneer mu miyoboro y'imari y'igenzura.